Bo uko bihagaze ndi kubabwira Runigi amaze gufatwa bwo natwe buno turi guhunga Runigi yafashwe baraye munsi muri Runigi ariko kwaga amasaha abamotari bavuye muri Runigi baravuze bamaze kugera muri Runigi bayirimo na hano mu kanya baraba bayirimo ewane bari kugwana katararanyije niko bimeze mu kanya murabumva muri Rubaya ngo groupe izo n'imbunzi turi guhunga iwacu mu Kanyaru byakomeye Gasake bayifashe na Runigi ubwo hano natwe turi mu biruka niko bimeze bwo turi gusatira Rubaya. Yes, ngayo nguko uko byifashe ku kibuga cy'imirwano, nguko uko Rubaya isumbirijwe, nguko uko Rubaya igiye gufatwa. Ese mu by'ukuri ino Rubaya irafatwa ko tuzi ko ifite agaciro kanini inyeshyamba zama 23 mu bijyanye no mu buryo bw'umutungo no kwinjiza amafaranga yo kugira ngo bakomeze urugamba. Ndaje tubyinjiremo ku buryo burambuye cyane, gusa abarwanyi cyangwa se zino ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bari hafi cyane ya kano gace ka Rubaya n'ubundi gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Reka mbanze mbaramutse mbere yo kubyinjiramo cyane, nongeye kubasuhuza, nongeye kubifuriza igitondo cyiza, nongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kuri buri umwe wese turi kwibanira kano kanya, kuri buri umwe wese uduteze yombi, kuri buri umwe wese udahwema kutwereka ko tuba turi kumwe 5 kwa 5. Reka twizere ko mumeze neza, reka twizere ko muramutse neza, reka twizere ko mwabonye Nyagasani afungura. Mugiye kunyemera rero tubane ku buryo burambuye muri ano makuru ari kutugeraho muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu, itariki ni 22 ukwezi no kwa gatanu ndetse umwaka ni 2026. Nk'ibisanzwe mugiye kunyemerera twinjire kuri tere, mugiye kunyemerera twinjirane ku kibuga cy'imirwano ku buryo burambuye, mu by'ukuri turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwayo, ariko cyane cyane turaza kwibanda mu nce zo muri Masisi, ariko cyane cyane ahitwa Rubaya no mu duce tuhegereye, aho bivugwa ko abarwanyi ba 23 bagiye birukanwa mu duce tumwe na tumwe. Nitwo nje tukinjiramo ku buryo burambuye cyane. Hanyuma nje uri kuri micro ni 6berry official nk'ibisanzwe, hanyuma iye ni DRC Today News. Niba ari ubwa mbere tubanye hano, niba ari ubwa mbere udusuye kabisa, nkandira kuri subscribe. Hanyuma tudatinze mu magambo menshi, nyuma yo gufata agace ka Kinigi, abarwanyi b'Abazarendo ubu bageze munsi y'ibirometero 10 uvuye mu mujyi w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro wa Rubaya. N'Abazarendo n'Abarundi ni FDNB. Uretse ko Abazarendo hano nibo bavugwa cyane kubera ko nibo bamenyereye inotere, nibo bamenyereye kino kibuga cya hano mu Kinigi hafi na za Rubaya, niyo mpamvu rero bakomeje kugenda bavugwa cyane. Hanyuma rero inyeshyamba za 23 zatangiye guhunga ku bwinshi. Abazarendo bati nitwe babohozi nyakuri, mu gihe Abarundi bo bakomeje gukora ibikomeye no kurwana urugamba biturije nta magambo menshi, ndetse bakomeje gusaba izinyeshyamba za 23 gushyira hasi intwaro no kuva muri ako gace ka Rubaya ngo kuko barabaziye. Ndetse ikitonderwa hano hatanzwe amasaha 5 ku basirikare cyangwa se ku nyeshyamba za 23 kugira ngo bave muri uwo mujyi wa Rubaya mu mahoro, ndetse basaba igisirikare cyo mu kirere cya FARDC gukanguka no kongera ibitero byihariye ku birindiro by'inyeshyamba za 23 bikikije Rubaya. Ese Rubaya mu by'ukuri iraza kuba libere muri aya masaha 5? Reka tuze tubyinjiremo ku buryo burambuye cyane, turebere hamwe mu by'ukuri uduce bagiye bakwa n'ama operation ukuntu yagiye akorwa ku buryo burambuye cyane. Munyemerere tubyinjiremo ku buryo burambuye. No kuvuga ngo amakuru atugeraho nuko ibintu bitameze neza ku ruhande rw'inyeshyamba za 23, ndetse ni muri iyi minsi aho bigikomeje kugenda bivuga ko ibintu bitameze neza. Muri iyi minsi bafite igihunga n'ubwoba n'akaduruvayo. Rero ibi nibyo biri kuranga bamwe mu barwanyi ba 23 nyuma y'imirwano ikomeye yabereye mu gace ka Kinigi. Biravuga ko nyuma y'amasaha menshi y'imirwano ikaze, bamwe mu barwanyi ba 23 batangiye guhunga basubira inyuma, ndetse bafite ubwoba bwinshi bitewe n'ubwinshi bw'amasasu y'ingabo z'u Burundi, ubwinshi bw'amasasu y'ingabo za FARDC, ubwinshi bw'amasasu y'Abazarendo bataboroheye.
ndetse n'umubare munini w'abari bamaze kugwa no gukomereka ku rugamba muri ako gace ka Kinigi. Amakuru rero ari kutugeraho aravuga ko abarwanyi bahungaga bari bananiwe cyane, bamwe bafite ibikomere, abandi bafite ubwoba bugaragara mu maso, mu gihe rero bari bagikomeza gusubira inyuma no guhunga mu kajagari kenshi. Bahise bakubitana na bagenzi babo, bahise bahura na bagenzi babo bari baje kubongerera imbaraga, bari baje kubasapotinga no kubasubiza ku murongo w'urugamba kugira ngo barebe ko bakomeza kuresista kuri ano masasu y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bagenzi babo bari baje nka renfort nyuma yo kumva ko ibintu byakomeye cyane imbere ku rugamba. Bari baje nka deployment y'abasirikare ba deployinze kugira ngo baze gusapotinga abagenzi babo. Hanyuma icyakora ibintu ntago byagenze uko abayobozi babo babyifuzaga. Abo bari barimo bahunga babwiye ko bagomba guhagarara ndetse bagasubira ku rugamba, ariko benshi muri bo barabyanga, bavuga ko aho bavuye ibintu bikomeye cyane, ko amasasu ari menshi kandi ko hari imirambo myinshi ya bagenzi babo bapfuye n'abakomeretse ku buryo nta n'uburyo ngo babonye bwo kubakura aho bari bafite. Ndetse bamwe muri abo barwanyi basobanuriye renfort ko imirwano bavuyemo itari isanzwe. Basobanuriye abo basirikare bari baje kubasapotinga ko imirwano idasanzwe. Bavuga ko bamaze kubona bagenzi babo benshi bagwa imbere yabo, abandi bagakomereka ku buryo bukomeye cyane. Rero ngo ibyo byatumye bamwe batakaza icyizere cyo gukomeza kurwana, bahitamo guhunga kugira ngo barokore ubuzima bwabo. Abari baje muri renfort cyangwa se kubafasha batunguwe no kubona abo bari baje gutabara batagifite ubushake bwo gusubira ku rugamba. Nyuma yo kubona ko ibintu bikomeje kuba bibi, bahise bahamagara General Sultan Makenga kugira ngo bamumenyeshe uko ibintu bihagaze. Mu butumwa bamugejejeho bamubwiye ko bamwe mu barwanyi banze gusubira ku murongo w'urugamba ndetse ko ahubwo bakomeje guhunga. Amakuru rero avuga ko ibyo byarakaje cyane ubuyobozi bwa gisirikare bwa M23, cyane cyane kubera guhunga ku rugamba bifatwa nk'ubugwari cyangwa se kutubahiriza amabwiriza ya gisirikare. Nyuma y'iyo telefone, nyuma yo guhamagara Sultan Makenga, biravuga ko hatanzwe itegeko rikomeye cyane, hatanzwe amabwiriza akakaye cyane yo kurasa buri umwe wese wanze gusubira ku rugamba. Aho niho ibintu byahise bihinduka bibi kurushaho, kuko bamwe mu barwanyi ba M23 batangiye kurasana hagati yabo. Abari aho bavuga ko habaye urujijo n'akaduruvayo gakomeye. Biravuga ko hari abashakaga guhunga bashaka kurokora ubuzima bwabo, abandi bo bakagerageza gushyira mu bikorwa amabwiriza bahawe mu buryo bwo kubaha itegeko, ndetse bagashyira mu bikorwa ayo mabwiriza bahawe yo gusubira ku rugamba ku ngufu. Muri izo mvuru rero amasasu yahise atangira guhanahana hagati yabo, batangira kurasana, ndetse amakuru aturuka ku bantu babonye ibyabaye aravuga ko hari imirambo nibura 2 y'abarwanyi ba M23 yasigaye iryamye hafi y'umuhanda aho ayo makimbirane yabereye. Hari n'abakomeretse benshi mu gihe abandi bahise bahungira mu mashyamba yegereye ako gace. Biravuga ko kandi bamwe mu bahungiye mu mashyamba bakomeje gushakishwa nabo bari kumwe ngo bafatwe. Hari amakuru avuga ko bamwe bakekwagaho guhunga ku rugamba bashobora gufatwa nk'abigometse cyangwa se abananiwe kubahiriza amabwiriza ya gisirikare. Hano abasesenguzi mu bya gisirikare baravuga ko ibintu nk'ibi bikunze kubaho iyo umutwe w'ingabo cyangwa se abarwanyi bahuye n'igitutu gikomeye ku rugamba, cyane cyane iyo bafite igihombo kinini cy'abapfuye ndetse n'abakomeretse. Iyo ubwoba bwinjiye mu basirikare benshi icyarimwe ngo bishobora guteza akavuyo gakomeye, ndetse rimwe na rimwe hakaba amakimbirane hagati yabo ubwabo. Hanyuma niyo mpamvu byanabayeho bikaba ngombwa kutumvikana kuri icyo kintu. Ntago byari byoroshye rero muri teritwari ya Masisi, kuko nyuma y'amasaha make gusa ako gace ka Kinigi gafashwe n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haje gukurikiraho indi ntambwe ikomeye yo kwigarurira agace ka Kibaya. Abaturage rero n'amasoko atandukanye yo muri Masisi baravuga ko FARDC
FDNB n'abawazarendo nyuma yo gufata ku gace ka Kinigi bahise berekeza mu duce twegereye Kinigi na Kibahi. Iyo mirwano rero aho nanone impande zombi zongeye gukozanyaho isasu ku isasu bakoresha imbunda nto ndetse n'imbunda ziremereye. Nyuma y'amasaha menshi y'urugamba ingabo za FARDC ku bufatanye n'abarwanyi b'abawazarendo biravugwa ko rero babashije gusunika nanone abarwanyi ba M23 bakabakura mu bice byinshi byari bikomeye. Mu masaha make rero nyuma yo gufata Kinigi izo ngabo zahise zikomeza urugendo zigana Kibahi, agace gafatwa nako nk'ingenzi cyane mu bijyanye n'igenzura ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Rubaya. Kibahi buriya rero nayo ni agace kavugwaho kuba ari agace ngo kari gafite ibirindiro bikomeye bya M23 ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byifashishwaga mu kurinda no kugenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Rubaya. Ako gace gafite agaciro gakomeye kubera ko Rubaya izwiho kugira amabuye y'agaciro menshi cyane cyane coltan ikoreshwa mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone na mudasobwa. Amakuru ava ku rugamba aravuga ko abarwanyi ba Wazarendo bagize uruhare rukomeye muri iyi mirwano cyane cyane kubera ko bazi neza tere, kubera ko bazi neza imiterere y'aho hantu, ndetse kugira ngo batsinde uru rugamba Abawazarendo bakoresheje strategy. Bamwe muri bo banyura ku misozi no mu mashyamba kugira ngo bagote ibirindiro bya M23 mbere yo kubyinjiramo. Amakuru akomeza avuga ko nyuma yo gufata Kibahi ingabo za FARDC n'abawazarendo zahise zitangira gusaka ibirindiro byasizwe na M23, ndetse hari amakuru avuga ko habonetse ibikoresho bya gisirikare bitandukanye birimo amasasu, imyenda ya gisirikare ndetse n'ibindi bikoresho bivuga ko byakoreshwaga mu kugenzura no kurinda ibirombe byo muri Rubaya. Gufata rero aka gace nanone ka Kibahi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 cyane cyane kubera agaciro k'ubukungu aka gace gafite. Rubaya ifatwa nk'imwe mu hantu h'ingenzi cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyaruguru, bityo rero haramutse hambuwe zino nyeshyamba za M23 byaba ari igihombo gikomeye kuri M23. Baba batakaje agace kabafasha kubona amafaranga menshi yo gukomeza ibikorwa bya gisirikare ndetse no gukomeza gushora mu ntambara. Gusa amakuru akomeza avuga ko nubwo inyeshyamba za M23 zambuwe utwo duce twa Kinigi na Kibahi n'ubundi utwo duce twegereye cyane Rubaya, biravuga ko izi nyeshyamba n'ubundi zagize amakenga. Biravuga ko izi nyeshyamba za M23 zahise nazo zitangira gukaza umurego mu kwegeranya abasirikare, ibikoresho ndetse n'intwaro muri ako gace ka Rubaya gafite akamaro kanini mu by'ubukungu n'umutekano, kuko ngo baramutse batakaje baba bahombye ikintu kinini cyane. Biravuga ko imodoka nyinshi za gisirikare cyane cyane amajipe yifashishwa n'izo nyeshyamba zagaragaye ziparitse hafi y'inzu y'amacumbi iri mu burengerazuba bwa Rubaya ku muhanda ugana Ikibabi. Rero ngo iyo nzu y'amacumbi birakekwa ko ngo ari ya Joseph Kabila kuko ifite izina bivuga ko rifitanye isano n'uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Abaturage rero batuye muri ako gace baravuga ko muri iyi nzu hakomeje kugaragara ibikorwa byinshi bidasanzwe birimo kwinjiza no gusohora abasirikare bafite intwaro ziremereye, imodoka zitwara amasasu ndetse n'abasirikare bashya baza baturutse mu bice bitandukanye. Bamwe mu baturage baravuga ko iri joro ryakeye aribwo humvikanye urujya n'uruza rw'imodoka za gisirikare ndetse n'amabwiriza atangwa n'abayobozi b'inyeshyamba. Iyo nzu rero iherereye hafi y'umugezi utandukanya hagati ya Rubaya n'agace ka Kibabi. Ibintu rero ngo bituma iba ahantu hafite inyungu zikomeye ku ruhande rwa gisirikare. Rero uwo mugezi ndetse n'imisozi yikikije bituma abarwanyi bashobora kwihisha cyangwa se bakayikoresha mu gutwara ibikoresho bya gisirikare batabonetse vuba, ndetse biravuga ko ibice byo hejuru by'imisozi ireba mu mujyi wa Rubaya biri gukoreshwa nk'ibirindiro byo kugenzura ibikorwa byose bireba muri ako gace. Ikindi gihangayikishije abaturage ni uburyo rero abatwara abantu kuri moto bazwi nk'aba taximen cyangwa se ubwo ni abamotari bavuga ko bari gufatwa ku gahato n'inyeshyamba za M23 kugira ngo zitware ibikoresho bya gisirikare. Biravugwa ko abo batwara moto bahamagazwa cyangwa se bagafatwa ku muhanda ku ngufu
bagategekwa kujyana amasasu, ibiryo by'abasirikare ndetse n'ibindi bikoresho by'intambara mu bice byo ku misozi miremire berekeza mu cyerekezo cya Kalonji. Bamwe rero muri abo bamotari baravuga ko batinya kwanga ayo mabwiriza kuko ngo bashobora gukubitwa, gufungwa cyangwa se no gukekwaho gukorana n'umwanzi ari bo ingabo n'ubundi zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari abavuga ko ibi bikorwa cyane cyane mu ijoro kugira ngo ibikorwa byo gutwara intwaro bitagaragara cyane. Abaturage baravuga ko ibi bikorwa rero byabateje ubwoba bwinshi kuko abasivile basigaye bishora mu ntambara ku gahato kandi bakaba bashobora ngo kugirwaho ingaruka igihe imirwano yaba yubuye. Mu bice byo hejuru by'imisozi ikikije Rubaya, amakuru aravuga ko hashyizweho intwaro ziremereye zishobora gukoreshwa mu kurasa kure, harimo moritiye n'izindi ntwaro ziremereye, ndetse izo ntwaro ngo zigamije gukingira inzira ziganisha muri Rubaya ngo hato naho bataza kuba bahamburwa. Hano abasesenguzi rero bamwe baravuga ko M23 ikomeje kwegeranya ibikoresho n'abasirikare muri Rubaya bifitanye isano no gushaka gukomeza kugenzura amabuye y'agaciro ari muri ako gace ka Rubaya kugira ngo bataba bakavamo. Ngayo makuru twari tubafitiye. Gusa mbere yo kuyasoza reka mbanze mbibutsa ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo, akaba ari amafoto n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kwinjiramo nta kundi, uragenda hasi muri comment mu gice cya komantiri urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho urahita winjira muri group ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, ubashe kubona ukuri kuzuye kubiba byabaye. Si amafoto n'amavideo gusa kuko ni group ngari, ni group irimo ingeri nyinshi zigiye zitandukanye, harimo abakongomani, harimo abagande, harimo abarundi, harimo abanyarwanda, harimo ingeri nyinshi zigiye zitandukanye, harimo abantu benshi bagiye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma dusharingamo n'ibitekerezo, ntago ari amafoto n'amavideo gusa. Hanyuma ubwo kwinjiramo nta kundi, ni ya systeme n'ubundi ni ugukanda kuri iyo link ugahita winjiramo, hanyuma tukarushaho kwegerana, tukazajya turushaho no gusharinga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ngayo nguko rero munyemerere amakuru yacu tuyacumbikire hano, hanyuma andi makuru nakagaruka tuze kongera kwibanira hagati y'isaha y'isaa 4 ndetse n'isaa 6, turebera hamwe izindi update ziza kuba zigezweho, turebera hamwe andi makuru aza kuba agezweho, turebera uko biza kuba byifashe ku kibuga cy'imirwano. Hanyuma reka nongere mwibutse ko niba ari ubwa mbere udusuye, niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro w'amakuru, nkandira kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, uraba uduteye inkunga ihambaye cyane, uraba udufashije kwaguka muri rusange. Ngayo nguko rero nje wari kuri micro ni 6berry official nk'ibisanzwe. Hanyuma mukomeze kugira ibihe byiza, hanyuma mukomeze kugubwa neza, mukomeze kunogerwa na gahunda zanyu za buri munsi. Turabakunda cyane. Hagati aho kandi ukeneye ko tukwamamariza, ukeneye ko se hari ubundi buryo twakoranamo, uraza kujoininga muri iyo group, harimo nimero za admin, niwe mwavugana ukeneye ko kwamamariza ibikorwa byawe bikagira ku bantu benshi, kugira ngo ibikorwa byawe byaguke. Wajya muri iyo group hanyuma ugakontakta admin, hanyuma ibintu bigahita bigenda mu buryo bworoshye cyane. Ngayo nguko rero mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.